bagenda basoma bagera ku rupapuro, bagera kuri paje yari yanditseho ibyo Morodekayi yakoze. Haleluya. Abasomaga kubera ko batari bazi icyatumye umwami asinzira, bashaka kuwasimbuka. Bashatse kuwasimbuka, umwami arababwira ngo aho hantu nimuhatinde, kubera ko maze kumenya icyatumye ndara ndasinziriye. Naya makuru nashakaga. Haleluya. Reka babwire, ibyacu ntabwo byavuzwe ariko byaranditswe. Yewe nari mvuze ngo ibyawe ntabwo byavuzwe ariko byaranditswe. Ndagira ngo mbabwire ntimukagirire abantu neza kugira ngo babiture ejo mu gitondo. Ineza yagize nubwo bwose abantu batayimwituye ariko yaranditswe. Haleluya. Haleluya. Ngiye kuvuga ku ijambo mu minota asigaranye rivuga ngo ijoro umwami abura mu ibitotsi. Niryo jambo Imana yashyize ku mutima wanjye. Haleluya. Ijoro umwami abura iki? Bigenda bite? Muraza kumfasha ngende mwarimu nurangara ndaza kukubaza. Biragusaba ngo nkurikire. Haleluya. Ijoro umwami abura iki? Dusome Esther igice cya 6. Esther ibice 6 umurongo wa mbere tugeze ku wa 10. Ahandi ndaza kuhababwira. Kadusome mu izina rya Yesu. Iryo joro umwami abura ibitotsi, niko gutegeka ko bazana igitabo cy'ubucurabwenge bagisomera umwami, basanga byaranditswe yuko Morodekayi ari wareze abagabo babiri bo mu nkone z'umwami zarindaga irembo Bigitani na Tereshi, yuko bashakaga kwica umwami Ahasuwerusi. Umwami arabaza ati, mbese Morodekayi hari ishimwe cyangwa icyubahiro yahawe bamwitura ibyo? Abagaragu b'umwami babahereza baramusubiza bati, ntacyo yahawe. Umwami arabaza ati, ninde uri mu rugo? Kandi ubwo Hamani yarahagaze mu rugo rw'imbere ibwami, azanywe no kuvugana n'umwami ngo amusabe kumanika Morodekayi ku giti yamwiteguriye. Abagaragu b'umwami baramusubiza bati, Hamani niwe uri mu rugo. Umwami ati, nazi. Nuko Hamani araza. Umwami aramubaza ati, umuntu umwami akunze kuba yagirirwa ate? Hamani aribwira ati, hari uwo umwami yakunda kubaha kunduta? Hamani asubiza umwami ati, uwo umwami akunda kubaha bazana imyambaro y'ubwami umwami ajya yambara, n'ifarashi umwami agenderaho itamirijwe ikamba ry'ibwami, maze iyo myambaro n'iyo farashi babihe umwe wo mu batware b'umwami barusha abandi gukomera, bayambike uwo muntu umwami akunze kubaha, bamugendeshe mu nzira yo mu murwa ahetswe n'iyo farashi, barangururire imbere ye bati, uko niko bazajya bagenza umuntu umwami akunze kubaha. Bibiliya nimba ari yawe umurongo wa 10 ucaho akarongo. Nuko umwami abwira Hamani ati, huta wende imyambaro n'ifarashi uko uvuze, ubigenze utyo Morodekayi umuyuda wicara ku irembo ry'ibwami ntihagire ikintu kibura mu byo uvuze. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Haleluya. Haleluya. Bibiliya itubwiye amakuru y'abantu bageze muri 3. Itubwiye umuntu witwa Hamani, itubwira umuntu witwa Morodekayi, itubwira n'umwami. Bibiliya itubwira ngo iryo joro umwami abura iki? Abura iki? Ndimo ndasomana, ndimo nibaza ni igiki gishobora gutuma umwami abura ibitotsi? Ku mwami afite byose, ku mwami atunze, ni igiki gishobora gutuma umwami agera ahantu abura ibitotsi? Mbariza umuntu mwicaranye ngo ni igiki gishobora gutuma umwami abura ibitotsi? Umwami abuze ibitotsi.
umwami uyobora ibihugu 127 bigeze aho ari ijoro adasinzira. Ariko nasomye Bibiliya irambwira ngo umutima w'umwami uri mu kuboko k'Uwiteka, kandi awuyobora hashaka nk'umuntu uyobora amazi mu mugende. Haleluya. Umutima w'Uwiteka, umutima w'umwami uri mu biganza, uri mu kuboko k'Uwiteka, awuyobora nk'umuntu kujyana amazi mu mboga ari kujya kuzivomerera. Rero kubera ko umutima w'umwami wari uri mu biganza by'Uwiteka, uwo munsi yabuze ibitotsi. Icyatumye abura ibitotsi ndaje nkikubwire. Esitera akimara kujya kuba umwamikazi, amaze gutumira abantu mu birori, yatumiyemo umugabo witwa Hamani. Akimara kumutumira ngo mu gihe Hamani yacaga ku irembo, abona umugabo witwa Morodekayi ntamuhagurukiye, ntamwitayeho. Hamani biramurakaza, atasha agenda ngo akoresha inama, abwira umugore we Zereshi n'inshuti ze, arabwira ngo hari akagabo kitwa Morodekayi, nikanyubaha kandi murabona ko ndakize ndatunze, umwami yampaye ibishoboka byose, ariko hari umuhungu uri hariya witwa Morodekayi arandembeje, angeze hano. None rero mungira inama z'uburyo namwikiza. Baramubwira ngo inama iroroshye, shinga igiti, nurangiza ujye gusaba umwami aguhereze Morodekayi umumanike. Haleluya, haleluya. Rero ngo muri iryo joro bari mu nama, ari naryo joro umwami nawe yabuze ibitotsi. Imana yamubwira ngo sinshobora gutuma usinzira, kandi kwa Hamani nabo baraye badasinziriye, baraye mu nama zo kuntu Morodekayi bazamumanika. None nawe mwami nume usinzira Morodekayi mu gitondo bari bumumanike. Umwami abura ibitotsi. Haleluya, haleluya. Kandi hari umuntu umwami agiye kubura ibitotsi muri ano materaniro. Hari umuntu umwami agiye kubura ibitotsi kubwe, nimba umwami atarasinzire ku bwa Morodekayi. Noneho ngo umwami akimara kubura ibitotsi, abwira ngo abahereza baravuga ngo nimuzanire ibitabo. Hari ibitabo byandikwagwamo amateka y'ibyabaga ku ngoma zose z'abami, ngo barabizana. Bahera ku cyambere barasoma. Umwami akabura amahoro, ntamenye mu by'ukuri cyatumye yaradasinziriye. Bagenda basoma, bagera ku rupapuro, bagera kuri page yari yanditseho ibyo Morodekayi yakoze. Haleluya. Abasomaga kubera ko batari bazi cyatumye umwami asinzira, bashaka kuwasimbuka. Bashatse kuwasimbuka, umwami arababwira ngo aho hantu nimuhatinde, kubera ko maze kumenya icyatumye ndasinziriye. N'aya makuru nashakaga. Aya makuru niyo yatumye mbura ibitotsi. Umwami aravuga ngo nimusome numve kuntu byagenze. Ngo umwami asanga ngo igihe Bigitani na Tereshi bashakaga kumugambanira ngo bamwice, Morodekayi ari we watanze amakuru. Haleluya, haleluya, haleluya. Reka mbabwire, ibyacu ntabwo byavuzwe ariko byaranditswe. Yewe nari mvuze ngo ibyawe ntabwo byavuzwe ariko byaranditswe. Haleluya. Pastor, ibyawe ntabwo byavuzwe ariko byaranditswe. Imana ishimwe ko ibyacu aho byanditswe. Byaranditswe yuko Morodekayi ari we waburiye umwami Hasuwerusi, abantu ntibaba bakimwishe. Ngo ariko nyuma yo kumuburira ngo biragenda biribagirana. Arabaza ngo mbese uyu muntu hari ishimwe yahawe? Hari ikintu bamugororeye bamwitira icyo gikorwa cy'inyamibwa yakoze? Baramubwira ati rwose nta kintu begeze bamuta, nta kintu, nta nishimwe. Ndagira ngo murebe noneho ukuntu Imana yacu itangaje. Akimara kumubwira ngo ntashimwe, ngo umwami ngo ahita arabaza ngo ninde muntu uri hanze? Ni igiki cyamubwiye ko hanze hari umuntu? Ko bari kumwe n'abahereza, ko bari kumwe n'abandi mu nzu, ni igiki kibwiye umwami Hasuwerusi ko hari umuntu uri hanze? Arabaza ngo mbese ninde uri hanze? Bajya kureba, bagarutse baramubwira ngo ni Hamani. Hamani uzi ikintu cyari kimuzanye? Ya nama bari bamugiriye. Ya nama bari bamugiriye, basanga Hamani yazindutse mu gitondo cya karekare kugira ngo hatagira undi muntu umutanga, akaza kuvuga icyifuzo cyiwe, umwami akagiha agaciro. Hamani yaza agasanga hari undi muntu wamutanze.
umwami arababwira ngo nimugire gute mumubwire yinjire. Akinjira umwami aramubaza ngo ariko umuntu umwami akunda wowe nkawe, umuntu umwami akunda urumva byagenda gute? Bibira nimba mwasomye neza ngo biratubwiye ngo Hamani aribwira, Hamani atekereza mu mutima we, aravuga ngo mbese hari uwundi muntu umwami akunda kunduta? Nimusoma mu bice 5 muzasanga Hamani mbere yuko bamugirira nama yaravuze ngo ndatunze mfite byose umwami yarankijije, ariko hari akantu kambangamiye ahangaha. Rero yumvaga nta wundi muntu umwami akunze uretse Hamani. Hamaze kuvuga ngo nta wundi umwami akunda, icyari gikurikiyeho kwari ukwivuga neza, kwari ukwivuga neza kugira ngo umwami naramuka bari we akunze ibyo yavuze byose byiza bize kumugirirwaho. Umwami aramubaza ngo urumva byagenda gute? Aramubwira ngo umuntu umwami akunze bazane imyambaro y'ubwami, yayindi umwami yambara. Mwari muzi impamvu yavuze ngo bazane imyambaro y'ubwami? Bari basanzwe bamumenyereka afite icyubahiro, ariko yari ataraba umwami. Aramwe ngo muzane ya myambaro umwami asanzwe yambara, kugira ngo noneho abandi bose nawe bamumenyereye mu yindi myambaro abiceho. Aravuga ati ntago ari imyambaro gusa, bazane n'ifarashi, atari ifarashi isanzwe gusa, ya yindi umwami ajya agendaho. Nibarangiza bazane ikamba rya cyami bayitamirize, mu yandi magambo bayidekore. Nibamara kuyidekora bashake umuntu w'umunyacyubahiro ushumbije abandi cyubahiro hano ibwami, abari we bashinga uwo murimo, agende yurize wa wundi umuntu umwami akunda. None narangiza agende mu mujyi wose, agenda avuga ngo dore uko bazajya bagenzereza umuntu umwami akunze kuba. Mureke mbabaze ko Hamani yumvaga ko ari we muntu wa mbere umwami akunze, kandi akaba nimusoma muzasanga mukurikirane uko bigenda bikurikirana, Hamani niwe muntu w'umunyacyubahiro wakurikiraga umwami. Noneho aravuze ngo bashake umuntu w'umunyacyubahiro umwami akunda kuruta abandi, aba ari ukora iki gikorwa. Murumva ari buze kuva he handi? Ari buze kuva he handi? Akimara kuvuga aya magambo, wa murongo nababwiye musoma rero wa 10, umwami aramubwira ngo ayo magambo yose uvuze Hamani ngo aragenda afata bya bindi byose yavuze hatabuzeho na kimwe, ngo aragenda ajya gufata Morodekayi aramwuriza amwambika ya farashi. None ngo byatubwe ngo amuzengurutsa mu mujyi wose agenda aririmba ngo dore uko bazajya bagenza umwami akunze kuba. Ndagira ngo mbibutse yuko iyi ndirimbo nta na rimwe bari barigeze bayiririmba. Iriya ndirimbo Hamani niwe wa mbere wayirepese, Hamani niwe wa mbere wayiteguye. Dore uko bazajya bagenza umwami akunda kugira gute. Haleluya, 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 haleluya. Ibyo umwanzi ategura byose ku buzima bwawe, Imana ijya ibikurira transfert. Yumvaga rero byabaho byiza, ariko mu ijuru Imana yari amaze kubona yuko Imana nidatabara Morodekayi bumanikwe, Imana ibikurira transfert. Mwari muzi ko n'umwanzi wawe ajya kwifuriza ibyiza atabizi? Wari uzi ko umwanzi ajya kwifuriza ibyiza atabizi? Yivugaga ari amagambo yose arimo arivuga, arimo aritaka, ariko Bibiliya iratubwira ngo Imana irabihindura.
Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ijoro umwami abura ibitotsi. Mu bice 9 umurongo wa mbere rero watubwiye ngo mu kwezi kwa 12 ku munsi wa 13 witwa Adare, ngo itegeko n'iteka ryari rigiye gusohora, ngo birahinduka, ngo Abisirayeli abari bo bagira ububasha ku banzi babo. Biramugenze ngo byahindutse. Birahinduka, Abisirayeli abari bo bagira ububasha ku banzi babo. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Reka nsoreze hano hantu. Reka nsoreze kuri uno murongo. Yohana ibice 19 umurongo wa 22. Yohana ibice 19 umurongo wa 22. Kaduhere 19. Pilato yandika urwandiko arushyira ku musaraba, rwanditsweho ngo Yesu w'i Nazareti, umwami w'abayuda. Urwo rwandiko benshi mu bayuda bararusoma, kuko ahantu babambye Yesu hari bugufi bw'umurwa, kandi rwari rwanditswe mu Ruheburayo, mu Ruroma no mu Rugiriki. Nuko abatambyi bakuru b'abayuda babwira Pilato bati, ntiwandike ngo umwami w'abayuda, ahubwo wandike uti yiyise umwami w'abayuda. 22. Pilato arabasubiza ati, icyo nanditse nacyanditse. Icyo nanditse nagize gute? Bwira umuntu mwicaranye ngo icyo Imana yanditse yaracyanditse. Icyo Imana yanditse yaracyanditse. Usomye mu yindi Bibiliya itari iyacu biratubwira ngo umwami Pilato ngo yandikisha itangazo. Hadi wacu barabyoroheje baravuga ngo yandika urwandiko, ariko hadi baravuga ngo yandikisha itangazo. Itangazo rimara iki? Nakaye kamaro k'itangazo? We yanditse itangazo ngo barimanika ku musaraba ahantu Yesu yarabambye, arimo amenyesha, arimo atangariza isi yose ngo Yesu Kristo ni umwami w'abayuda. Bene babo baramubwira ngo hoya, wakoze ikosa, vuguruza uvuge ngo ntago ari umwami w'abayuda, ahubwo yiyise, ahubwo yigize. Arababwira ngo icyo nanditse nagize gute? Icyo nanditse nacyanditse. Ndagira ngo mubwire ngo icyo Imana yanditse n'ukuri yaracyanditse. Icyo Imana yavuze yarakivuze. Haleluya. Haleluya. Icyo nanditse nacyanditse. Ubundi umwami ntago ajya yivuguruza. Umwami niyo yakora amakosa ntabwo ajya yivuguruza. Bashaka kumubwira ngo wibeshye, ntago yari yibeshye, ibyo yari yanditse yarabizi. Arababwira ngo icyo nanditse nacyanditse. Reka nkubwire, icyo Imana yanditse yaracyanditse. Icyo Imana yakubwiye yarakikubwiye. Nta murozi wakivuguruza. Nta muntu n'umwe ubaho ku isi wakivuguruza icyo Imana yagize gute? Icyo Imana yavuganye nawe yarakivuze. Icyo Imana yagusezeranyije yarakigusezeranije. Kubera ko Imana si umwana w'umuntu ngo ibeshye, si n'umwana w'umuntu ngo yicuze, kubera ko ntago ijya yivuguruza. Haleluya. Haleluya. Tewe yaravuze ngo kuva kera muri kamere yayo yahoranye impuhwe n'urukundo, n'uyu munsi ntabwo yahindutse, niyo mpamvu tudashira iteka. Kuva kera muri kamere yayo yahoranye impuhwe n'urukundo, n'uyu munsi ntabwo yahindutse, niyo mpamvu tudashira iteka. Bose babireba
babireba, bose babireba, uzashima Imana, bose babireba, uzavuza impundu, bose babireba, icyubahiro cyayo ukiyiheba kureba, bose babireba, bose babireba, bose babireba, uzashima Imana, bose babireba, uzavuza impundu, bose babireba, icyubahiro cyayo ukiyiheba kureba. Haleluya, haleluya. Bwira umuntu mwicaranye ngo cy'Imana yanditse yaracyanditse. Satani nashaka kongorere, ariko icy'Imana yanditse yaracyanditse. Uyu munsi niyo waba ujyana n'amaguru, icy'Imana yanditse yaracyanditse. Niyo waba urwaye, niyo waba nta kintu ufite, icy'Imana yanditse. Ndajya nkubwira ngo icy'Imana yanditse ntabwo gikangwa n'ibihurimo. Ibihe njyewe ndimo cyangwa urimo ntabwo bikanga icy'Imana yanditse, ntabwo bikanga icy'Imana yavuze. Icy'Imana yavuze yarakivuze, icy'Imana yanditse yaracyanditse. Niba Pilato yaranze kwivuguruza, utekereza ko Imana rero yakivuguruza? Uhereye uyu munsi ubwire Satani ngo icy'Imana yavuze yarakivuze, icy'Imana yanditse. Ubwire imyaka ngo icy'Imana yavuze yarakivuze. Satani ajya kubesha abantu, abazanira ibyo tureba, imyaka, igihe. Mubwire ngo bimeze nk'ibyo babwiraga Pilato. Haleluya. Hari icy'Imana uzi yavuganye nawe? Uyu munsi ninaje kugutangariza ngo icy'Imana yavuganye nawe yarakivuze. Aho wanyura hose, intambara wanyura, niyo uyu munsi utaba ufite n'igihumbi, ntabwo bivuze ngo icy'Imana yavuze cyarahindutse. Ndakurahiye, icy'Imana yavuze yarakivuze, icy'Imana yanditse yaracyanditse. Haleluya, haleluya, haleluya. Nimba Pilato adashobora kwivuguruza, Imana yakivuguruza. Hatazagira umuntu ukubeshya ngo urabona Imana yarakubeshye, Imana yarivuguruje. Ntabwo Imana ijya yivuguruza. Imana iramutse yivuguruza, Pilato ageze mu ijuru, anagera mu ijuru, bazashinga urubanza. Yazabwira ati kuba kunge ntivuguruje, ni ukubera icyo wowe wivuguruza uri Imana. Haleluya, haleluya. Ninaje kukubwira ngo hari ijoro umwami abure ibitotsi, kandi ni ukuri. Hari umuntu umwami agiye kubura ibitotsi kubwe, sinzi arinde, ariko hari umuntu umwami agiye kubura ibitotsi kubwe. Icyama akaba ari wowe, icyama akaba ari wowe umwami agiye kubura ibitotsi. Haleluya, haleluya. Iyo umwami ataza kubura ibitotsi, Morodekayi baba baramumanitse. Ariko Imana mu ngabo nyinshi igira ituma umwami adasinzira. Haleluya, 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 haleluya. Yesu ashimwe cyane. Nakunze Imana cyane. Imana iteza ikibazo hano, igateza n'ikindi hano. Hari igihe Imana ijya ikora kukagera hagati y'ibibazo bibiri kugira ngo ikibazo kimwe kimire ikindi. Imana ikemera kuba hagati y'intambara, ariko kugira ngo intambara imwe izazimira izindi. Hano barayijoro badasinziriye, n'ahangaha barayijoro badasinziriye kugira ngo umwe muri bariya aze kuboneka igisubizo cya Morodekayi. Haleluya. Abisirayeli bamaze kwambuka, Imana ibabwiye ngo mugende mu gihugu cy'amasezerano. Bahindutse inyuma basanga ingabo za Farawo n'amafarashi birabakurikiye. Barebye imbere babona inyanja itukura. Baratangira baritutumba, baravuga ati Mose we, kubera iki watuzanye gupfira aha ngaha? Imbere hari ibibazo, inyuma hari ibibazo, ariko Imana iramubwira ngo bwira Abisirayeli bakomeze bagende. Hari ibibazo imbere, hari inyuma, hirya no hino birabakikije, ariko kwa kugira ngo Imana ikibazo cyari kirimo kimwe kimira ikindi. Inyanja itukura, Imana iramubwira ngo ufite iki Mose we? Mfite inkoni. Rambura inkoni. Amaze kurambura inkoni ngo Abisirayeli barambuka,
abisirayeli baragenda, abanyegiputa nabo baragenda babakurikiye. Biratubwira ngo umwisirayeli wa mbere amaze kwambuka, wanyuma amaze kwambuka inyanja, Imana itegeka yuko n'abanyegiputa uwanyuma nawe azaba amaze kugera hariya. Imana iramubwira ati noneho ya nkoni yawe ongera uyirambure. Akirambura inkoni, umunyegiputa wa nyuma yari amaze gukandagiramo. Uwa mbere yari hafi ku nkombe ajya gufata abisirayeli. Akimara kurambura ya nkoni, amazi arongera arabatwikira, ikibazo cyose kiba kirarangira aho ngaho. Rero hari igihe Imana ijye yemera yuko umuntu aba hagati y'ibibazo bibiri kugira ngo ikibazo kimwe kimire ikindi. Haleluya. Sinitaye ku bibazo urimo. Muri ibyo bibazo urimo byose harimo kimwe kigomba kumira ikindi. Imana ishimwe cyane. Hari ijoro umwami ajya abura ibitotsi. Kandi iri joro nta rindi ni uyu munsi. Wari uzi ko ushobora kuba uri ku manywa ariko uri mu ijoro? Umuntu ashobora kugenda ku manywa ukamureba ariko muri we afite iki? Afite ijoro. Hari ijoro ry'amarira, hari ijoro ry'amadene, hari ijoro ry'uburwayi. Ibyo byose ni amajoro. Yesu atugirire neza cyane. Ariko ndagira ngo ngutangarize, hari umuntu Imana yategetse kugira ngo iryo joro araye arira, iryo joro araye adasinziriye rikubera igisubizo mu izina rya Yesu. Imana ishimwe cyane. Muri haguruke dusenge Imana. Hari ijoro umwami agiye kubura ibitotsi. Hari igituma umwami abura ibitotsi, ni ineza yawe wagize. Ineza wagize ni igiye gutuma umwami abura ibitotsi. Imana ishimwe cyane. Ndagira ngo mbabwire ntimukagirire abantu neza kugira ngo babiture ejo mu gitondo. Ineza yagize nubwo bwose abantu batayimwituye ariko yaranditswe. Mwanyumvishije neza? Ntago yabikoze kugira umwami amushime, ariko nubwo bwose umwami atamushimye hari ahantu byanditswe. Imana igiye kuza kugira ngo yiture abantu ineza bakoze. Nubwo bwose wayikoze ntugire inyiturano ubona, ariko hari ahantu byanditswe. Imana ishimwe cyane. Mbwira umuntu mwicaranye ngo hari ahantu byanditswe. Haleluya. Buriya rero uzatinye ikintu cyanditswe. Umuntu navuga amagambo, Abafaransa baravuga ngo amagambo aragenda akaguruka ariko inyandiko zirasigara. Amagambo umuntu arayavuga akagenda ariko inyandiko zigera gute? Zigera gute? Zigera gute? Ibyawe ntago abantu babivuze ariko hari ahantu byanditswe. Imana ishimwe cyane. Erega ya mirimo myiza mukora ntago yanditswe, ntago bayibagororeye ariko hari ahantu yanditswe. Igihe kirageze kandi kirasohoye ngo ibyo abantu batabibagororeye, ibyo abantu batabituye, Imana ibitwiture kubera ko byaranditswe. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Nushaka ujye ukora neza utitaye ko abantu uwo mwanya baguhereza ingororano zabyo, ariko hari ahantu byandikwa. Morodekayi yakijijwe nuko ibyo yakoze hari ahantu byanditswe. Bwira umuntu mwicaranye ngo ujye uharanira ko byandikwa. Kurutuka abantu babivuga, kurutuka abantu babikwitura ko kanya, ujye uharanira ko byandikwa. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Nibyandikwa hari umuntu uzabigwaho, hari umuntu uzabibona, amenya neza yuko nta ngororano cyangwa ishimwe wagize gute wahawe. Zamura amaboko yawe dusenge Imana. Ubwira Imana ngo Mana, hari abantu nagiriye neza ntibanyitura, hari ibyiza nakoze sinabona ingororano yabyo, ariko ushima yuko n'ubwose ntayibonye mu ijuru barabyanditse. Ubwira Imana ngo Mana, ndagushima yuko byanditswe, gusenga nza mu materaniro byaranditswe, kuririmba nza kuririmba byaranditswe, gusura abarwayi byaranditswe. Ubwira Imana ngo Mana, ubwo byanditswe ndamahoro. Hari igihe umuntu umwe azabura ibitotsi kubera ko byanditswe. Byaba ari akaga, byaba ari igihombo kuba bitaranditswe, ariko nimba byaranditswe Imana ishimwe. Zamura ibiganza byawe.
Mana ndagushimiye yuko muri iri teraniro ibyacu ntibyavuzwe, ibyacu ntago byahawe agaciro, ariko hari aho byanditswe. Ndagushimiye yuko imirimo y'abera hari ahantu yandikwa, ibyo bakora hari ahantu byandikwa. Ibyo ngibyo nibyo bigiye gutuma uhaguruka ukaza kurengera, ukaza gutabara ubwoko bwawe. Uri Imana itajya yivuguruza. Pilato yanze kuvuguruza ijambo yanditse. Mana we ndagushimiye ko nawe hari ibyo wanditse. Pilato yanze kuvuguruza ijambo yanditse. Mana, ni gute wakivuguruza ku byo wavuganye natwe? Ni gute wakivuguruza ku byo wanditse Mana? Ndagushimiye yuko ibyo wanditse bitajya bikuka. Satani nta kintu yabikoraho, abarozi nta kintu babikoraho, icyo wavuganye n'umuntu wari we wese Mana. Ndagushimiye ko hari ibyo wanditse ku buzima bwacu. Ndagushimiye ko hari ibyo wari amasezerano wanditse ku itorero ryawe Mana. Ndagushimiye ko wabyanditse, kandi uko wabyanditse Mana niko uzabisohoza, kandi uko wabyanditse Mana niko bizaba, kandi uko wabyanditse Mana niko tuzabyinjiramo. Ndagushimiye ko umunsi ujya kubyandika Satani ntiyari ahari. Ndagushimiye ko umunsi ujya kubitubwira Satani ntiyari muri iyo nama Mana we. Ndagushimiye yuko ujya kuvugana n'uyu mukobwa Satani ntago yari muri iyo nama, ariko umunsi wabivugaga Mana byaranditswe. Ndagushimiye ko ibyo wanditse byose bigiye kuza gusohora ku buzima bwacu. Ndagushimiye ko ibyo wanditse byose Mana bigiye kuza gusohora ku buzima bwacu, kubera ko uri Imana itagibeshye. Icyubahiro n'ikibi cyawe Yesu. Habwa icyubahiro mu isi ndetse no mu ijuru, mu izina rya Yesu Kristo twizeye.